Mbere na mbere nifurije igitondo cyiza abapiyoniye aho muri hose mu bihugu muherereyemo, aho mubasha kumva ururimi mvuga. Ndabizi ko ari benshi siritu mu biyaga bigari. Rero mbasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana, ngira nti igitondo cyiza. Ni Jean de Dieu basuhuza. Njye mbikunda kuganira namwe, nubwo nganira namwe gake gashoboka, ariko njya mbikora mbikunze. Yego, njya mbikora mbikunze kuko nzi neza ko aho ngana ariho mugana, ntabasize inyuma, ntabwo twakomeje kugendana. Bamaze iminsi bambwira ngo ese ko baduha event ntuvuga ukicecekera Jado, bimeze bite? Ngiye mvuga iki ndeka iki ko byandenze, umugani wa munyarwanda ati mvuga iki ndeka iki ko bindenze. Rero si uko twari tubitegereje, ariko ntibyabura no kuturenga ngo bitunyure binatunezeze. Ibigiye kuba ku bapiyoniye imyaka ishize myinshi, 6, bamwe 5, abandi 4, abandi 3, abandi imyaka 2, seron y'igihe waba warinjiriyemo. Yewe nabo umwaka umwe, nabo ukwezi, nabo umunsi bashoboye kuba bamaze kwinjira deja, ariko abo bose mbifurije kunezeranwa nanjye, cyangwa se kunezeranwa n'abandi bapiyoniye b'urwego rw'isi yose. Mbere na mbere tunezerwe ko twinjiyemo itaje ari nk'ibimina byaje bisaba abantu amafaranga. Tunezezwe nuko payi wari umushinga watekerejweho, utekerezwa kunyuzwa mu nzira y'umucyo itagira uburiganya bw'amafaranga, mu buryo nta mupiyoniye wo ku rwego rw'isi yose yaba yarariganijwe amafaranga ngo yaka umugabane wo kujya gutera inkunga payi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo uwo mushinga utere imbere. Ntabwo bigeze badusaba ubufasha bw'amafaranga, kandi natwe ntago twayatse bagenzi bacu kugira ngo tubahe link binjire. Oya, ahubwo twasangiye ku buntu, duhererekanya ku buntu, nta ubajijwe ifaranga na rimwe. Nayo mpamvu mukwiye kunezerwa, kuko abandi bagenda bazira imigabane yabo batanzemo, shares zabo bashyizemo, basa nk'abazibwa. Twe nta wazatswe. Guturuka ku cyicaro muri Amerika ukaza ukagera ku muturage uri ahantu ubona ko ifite, yayiherewe umuntu anayimaningira ubuntu, kandi zanamugirira ubuntu ku buntu. Ni muri urwo rwego nta mupiyoniye ukwiye kugira igihunga, kuko amafaranga, icyo mufite ari amafaranga, atari coins. Nta mafaranga. Iyo bavuze coins n'undi bivuze ibiceri mu Cyongereza, ariko mu Kinyarwanda babyita ibiceri, ariko ni amafaranga. It's a digital currency. Nubwo ifite ububasha gukora na cryptocurrency, nubwo ya tradingwa nk'uko bivugwa, nta gitangaza kuko n'amadolari aratradingwa. Trading ni real business yemewe n'urwego rw'isi yose. Anyway, iyo biza kuba trading atari business yemewe n'urwego rw'isi yose, ntabwo currencies ziba zitradingwa. Ibyo murabizi, abari muri mwe mwize murabisobanukiwe neza. Amayero aratradingwa, amadolari aratradingwa, ay'abanyamerika, y'abanyakanada, amafaranga y'abayapani, murabizi icyo twita currencies ziratradingwa. So iba itradingwe nayo nta gitangaza, ariko izafite igiciro kiri fixe, ntabwo izayimanuka izamuka nkuko crypto. Ibihugu bimwe bitazikunda bitewe nuko bigushama abaturage, bikongera bikaza donc umwe akamanuka ejo agasara, uwo uhombye agasara, uzamutse agasazwa n'ibyishimo, uhombye agasazwa n'umubabaro. Ntabwo ari uko payi bizagenda. Ni faranga rizaba riri stable, rifite uko rihagaze, ritigeze rigira umuntu rihemukira n'umwe, ryinjiye mu ituze, urifite wese arifite mu ituze. Ndumva rero nta mpamvu y'igihunga cya bamwe muri mwe ngo urabona ngo mbese ni amafaranga ari international. Ntabwo ari amafaranga ari national, ni amafaranga ari international, ari international. Ushobora gukoresha niba utuye muri Congo bakaba batayumva neza, batayishimiye ko babona, batayikunze, batayisobanukiwe neza, si ikibazo. Kindu yihahishe muri Central Africa kuko wenda aho bikunda, cyangwa se muri Tanzania cyangwa i Burundi. Yihahishe muri Amerika birashoboka. Amasoko 100 yose yasohotse harimo abantu ushobora kureba ibintu. Niki gituma mugira igihunga n'ubwo mutuze, kandi hano babuje kuyikoresha, binabaye ngombwa mwabigendamo nk'abanyabwenge. So rero turinjira indani, nicyo gihe kugira ngo umuntu wese anezerwe. Kimaze iminsi nishimye. Yes, maze iminsi nishimye, ndiho nserebura nezerewe kubigiye kuba kuri bamwebwe. Yego nzishimira ko abona muteye imbere muri ya munywa bizanyura umuti niwo musaruro wanjye gewe.
umuntu yigeze kumbaza ngo ese ngo baraguforowinze bose ntoya neza uba wishimiye kuki bataguforowinze ngo ntabwo aricyo nari ngendereye ko abantu babasha gutunga kubona ubushobozi bw'imibereho yabo y'ejo hazaza nuko kunyurwa kwanjye ngayo nguko reka tuve muri icyo cyiciro gatoya rero turinjira mu masoko nuvuga ngo urukuta ruri hagati y'abapiyoniye n'amasoko rugiye gukurwaho rusemwe ruveho amasoko arebane n'abapiyoniye nyirizina gato ntarinjira mu masoko hari ama exchanges amwe namwe hari ayemererwa n'ataremererwa n'ibindi ntazi byinshi cyane nta wabuje kujyamo ariko nabwo mwigendere ngiye ndavuga ngo mwigendere gake sinkunda abantu bahuka kubera yihuse byari bihumye turabibona sinzi ngo hari zemerewe sinzi ngo zitaremererwa sinzi hari zitarajyamo ibyo ni byiza aya magambo yigeze kuyavuga ku masoko nabwira ngo turayakeneye ni byiza ariko si cyo gihe uyu munsi rero twebwe mufite umuyobozi Nikora ubaha amakuru navuga ngo iri soko iri niri sorry amasoko yararangije ndavuga ama exchanges ayo ma exchange rero aya ma exchange namara kwemererwa agagarariya nayo tuzajya tuyara tuvuge ngo ese exchange iranyemerera kubona amafaranga ku giciro payiriho cyangwa exchange iri iramvunika mpombya okay nibiri impombya ariko rero nigiye guhera mu isoko ryitwa wenda Kimironko market yatsinze sorry kubatara abanyarwanda ryo ni isoko ryo muri Kasimwe y'umujyi wa Kigali ubwo gindi ndifashe gusa nka example yo kwita isoko naze kugira isoko noma muri make mu yatsinze muri hackathon isoko ntayazi kuko nanjye njya kuyareba ahubwo dufate ngo Kimironko market yatsinze muri hackathon niba rero iyi exchange yitwa wenda Binance ndobaho yuko ikiri hano atanti itaranemererwa niba Binance irampenda kuri pay yanjye uriyo kugira ngo njye guyatanga muri Binance why not najya muri Kimironko market hakaba ariho ngurira ibyo nshaka ko ho turutukana ku giciro nuko ubyitonda muri so kwihuta ni byiza ibyo byose nibize bizaza bidusanga ino dutuje dutegereje no nta stress uko nabwiye ngo nta stress uko bibaza ngo paye turazirira he ngo ko tubona na amafaranga international na amafaranga adafite uya control wundi uretse wowe niwe manager wayo niwe manager wa banki yawe ariyo wallet yawe uyakoresha aho biri ngombwa bakwemera kuyakoresha niyo byangombwa kuba mu yuhojya mu kindi imipaka ibifunguye twe nta buheza nguni buhari umuntu akorera hashaka gatura hashaka kuyakoresha uko ashaka niyo mpamvu mbasanye ngo mugire amahoro mitima yanyu mutuze na amafaranga international so kuma exchange mwitonde gato yamwe muritse guhita mwataka ngo mujye kudepoza yo tuzamenye na ma exchange uriyo za depoza ese turabyemerewe kuko hari gihe tutanabyemerewe ugasanga baremerewe ariko a condition ke ugasanga izo condition zitumye nta umupiyoni atabasha no kujyamo akabyihorera cyangwa se baremerewe kuko bimeze gutya nagutya tukamenya niba bikwiriye ni muri urwo rwego navuga ngo ku ma exchange ari harajyaho ari harahabwa uburenganzira tuzareba ibyo ari byo anatanda yuko wenda muri iminsi bashobora kutubwira igiciro cya payi reka mbabwire ngo ubushize muri December mu matariki sinibuka mbere yuko Nikora avuga Nikora yavuze mu matariki ya nyuma ababwira yuko ibyo byari rumazi ya 31 gere nabwiye mbere ugazo nambwira ngo bitabaye 31 bikaba muri janvier cyangwa se février cyangwa mars donc mu kwa mbere cyangwa mu gatatu haricyo byabatwara donc nari mbategura psychologiquement cyangwa se philosophiquement mvuga ngo wenda hari abanyumva kuko YouTubers bamwe na bamwe bari batangiye gusettinga imitima y'abantu ko le 31 décembre hari mainnet kuko je nabibonaga ko idahari ndavuga ngo ninjye kugira ngo ntihari abantu baraza gusa nk'abababaye mu mitima yabo ndavuga ngo reka mbategure mu buryo buri indirect ntangira kubabwira ngo sitabaye le 31 décembre hari cyo mwahungabana iyi voice note murayibuka ngo hashira iminsi mike Nikora nawe azababwira ngo ntayihari iri muri kota 1 icyo gihe mpamya neza ko bitabahungabanije rero igiciro ntabwo kigenwa na Jado cya payi kigenwa nawe wowe uriho ntega amatwi twaragipropoje nk'abantu kuko twasabwaga ko twaporopoza baraporopoje ibiciro byinshi murabyibuka babiteze amatwi imyaka yashize bisa ko kwemeza bisa nkaho hemejwe GCV turayikunda turayishyigikira ariko we never know ihindutseho gatoya ikaba makeya n'ubu nkubaze se wahungabana ntabwo ariko no bivuga ngo ifite dute hoya ngiye mbafite kwizera ko GCV izaba GCV kuko Nikora yigeze yavuga ngo
sijya uzagena igiciro nka Nicola, Dr Nicolas nubwo ndi founder wa Pai, ariko abapayone nibo bazagena igiciro sero y'umuruho n'imibabaro yabo bazabona banyuze n'inzira bazabanyuze ndende, ariko bayishyize no ku mafaranga make ntacyo byadutwara munsi y'ibyo 300, ariko none banayashyize hejuru nko kuri miliyoni y'idolari hari icyo byabahungabanyaho wamugane, ibyishimo byo byabasaza. Tujye twiga kuba abantu bakuru bakawutse bakamiritse, badahungabanywa n'imiyaga yose, ahubwo twebwe twakira igeno ribaye kuko baragena ba nyir'ubwite. So rero kubyerekanye n'ibiciro babitubwira uyu munsi, ejo cyangwa se Levant cyangwa se na nyuma, we don't care. Icyo tuzi dufite ikintu tutibye tutibishije abandi kigomba kutugirira umumaro ku rwego ruri international, ku rwego rw'isi yose, apana mu rwego rw'iroko. Oya rero barabwiye ngo ntimuhungane ntimugire ubwoba. Ni muri urwo rwego rero isi yose izakorana na Pai byanga bikunda, n'abatabyumva bazabyumva, muzakorana nabo bazabyumva, aho batarabyumva muzihangana. Nuko biri umunyabwenge yumvira mu rusaku, niko bajya bavuga ni imfubyi yumvira mu rusaku, ariko njye navuga ngo umunyabwenge yumvira mu rusaku. Anyway, dukomeze gatoya. Nigeze n'abasezeranya ngo amasoko najya kurekurwa jewe nzakomeza ngenzura amasoko, hama ndebe est-ce dans les pays de Grand Lac comme nous les Africains ni gute twebwe twakoresha nk'iri soko ry'abari duhaye amahoro. Ndavuga ngo muwe mwitonze kujya harimo ibibazo by'amasoko, nambwa nti muwe mutuje mwitonde, tuzakomeza dushakashaka, namwe mufungura amaso murebe nanjye ndebe ningira isoko mbonye ryabagirira umumaro, ryabafasha mu buryo butaziguye mutagihuye n'ingaruka runaka. Inshuti zanjye nzaribagezaho. Bamwe baranyishyuje ndabihorera nkabasubiza ngo muwe munyihanganiye gato kugeza igihe amasoko yose amaze gukurwa mu byibazo byinshi bayashyize ahagaragara, mwese mukayabona. Ndavuga ngo okay, noneho n'ubapine nabo barabibona. Ejo nejo bundi mbashe kunoma isoko muri aya yamaze kuba ahawe uburenganzira busesuye ndetse yemerewe atagifite ibibazo na bimwe, ntabwo naba nibeshye ko no bazaba bibona. Ntabwo nkunda gukorera mu rwishagiye kuko nta soko ngira, ntabwo nigeze, iyo mbishaka nanjye nari kuri settinga muri hackathon nkaryoherezayo. Ariko sorry, ndi telefone ndisabye ku ruhande. Iyo nza kubishaka nanjye nari kugenda nka deposa umushinga wanjye w'isoko muri Core Team. Mvuze ngo hackathon nashabuga muri Core Team nka deposa misoko ryanjye, ariko ntabwo genda umucuruzi ni umwanya ntawo mfite, ntabwo nembiwe narabibonaga byose ni kubikora, ariko hari ababishoboye kubikora. Abo ngabo turabashimiye bagize neza. Rero tubashimire na ba CEO b'amasoko bazadusavinga, ntabwo Nicola yakwemera isoko yibeshye. So reka rero mbabwire ngo mufungure amaso yanyu murebe isoko ryitwa SIB Network, rigira n'ikitwa CB Bank. Jewe naribahitiramo nk'abanyafrika, simbahagarika kugura ku masoko yose mushaka nta kibazo, ariko nka SIB izaba ifite siège cyangwa se ibyicaro office zitandukanye mu bihugu bitandukanye. Anyway, SIB ni y'umunyafrika, mugenzi wanyu arahatana nk'abandi aratsinda, dukomeza kwa masoko turicecekera, aratoranywa, abwirwa ibibura, akajya akakurwa amasoko agakurwa nko mu mwanya ya selection, atariko n'ubwo bagutoranije hari ibyo kibura ya anatante ku ruhande, yamara kuyuzoke tambuka ubaye permis bakamupermeta gukomeza. Ni isoko n'iryo ryatambutse mu yandi masoko tuzi twese imbere yacu tureba. Ariko SIB ni isoko rizaba rifite amabiro muri buri gihugu ku buryo icyo wakwaka cyose nticyabura, icyo watumiza cyo urashobora gutuma ikintu wowe ushobora kuhaguruka ukigira mu Bushinwa kujya kwirangurira, ukarangura container yose, ariko yagera mu basaba ugasanga muri container nta kintu kirimo kandi wasize upakije. Kandi ngo biba birangiye nyine nta kibazo, bagupakiye ibintu byagira urabibona, ariko kwibasanga ari mu busa. Ntabwo ko muri SIB ariko bizagenda. Muri SIB ugize ikibazo ufite ubaza, ntabwo ari isoko riri online, wenda nubwo nayo ma business bazagera, ariko noneho bafite office ubarizamo. Ugenda ugasanga umuyobozi wayo komaza ngo director, natumyeho imodoka Range Rover Centenaire ya miliyoni, reka ne kuzivuga nzicecekere, cyangwa se Range Rover autobiography, kubaza amamodoka ari high class,
none kwije yamenetse ikirahure ntabwo yagusubiza ngo no, araza avuga ati no turagikoresha nta kibazo, ko yabuze ya modoka ufite office ubarizamo, si uvuga ngo ni online ngonanse ntibansubije, oya. Sibe network muyiyoboke, ni isoko nabahitiramo ko mwakoresha, ndetse nanjye ubwanjye numva ko nzakoresha. Hari rero urumva abacuruzi imbere mu gihugu bazatanga ibicuruzwa byabo bakorane nabo, bazahabwamo umwanya wo gucururizamo. Izi Sibe ifite product ubwayo, izaba Pioneer, izaba ifite ibintu byerekeranye n'amamodoka, ibintu byerekeranye n'ubwubatsi n'ubucuruzi bwose bw'icyo mwakwita e-commerce. Ngira ngo CEO wayo anabibigisha, ntabwo nyabasha gukurikira cyane ariko ndabizi nariyipererejeho mbona yuko ibintu bifite, ariko ajya nabibigisha kanabibasobanurira ahari. Icyo ni kimwe byerekeranye n'ubucuruzi. Ariko nanone aba Pioneer nabo mu byerekeranye n'amazu ntago babibagiwe, na cyane kuri amazu bashaka kubaka nk'ikwito rya mbere nka sample example zigera nko mu 1000. Ibyo byose barabiklashije aho bazabyubaka. Icyerekeranye n'amazu, ubucuruzi, amamodoka, imibere etc. byose bazabibakorera nta banga rihari. Rero bakagiramo n'ikintu cyitwa nuwango ukenera ikintu cyitwa inyubako. Shuti yanjye, ushobora kubakirwa inzu ukagira ikibazo, ntago uzajya kubaza engineer, uragenda ugatanga ikirego muri Sibe ko bimeze urya bitatunganyijwe neza, hano bahagorora neza ibintu kabikorerwa, kuko hari ubuyobozi bufatika. Inifwa kuki nabahitemo Sibe, ntago ari wangu ukora umunyafrika gusa, kandi nta nubwo ari gutera inkunga umunyafrika mugenzi wawe, ntacyo bitwaye, kuko n'ubukungu bwo muri Afrika toujours. Ariko noneho ni isoko rizaba rifite za biro ubarizamo, obstacle yose wagira, inzitizi yose wagira, wabegera ukavugana nabo. Ngiyo insinzi ya mbere idasanzwe. Ushobora kuba utaranize, ukagenda ukajya director wa Sibe ngo ndagusuhuje muyobozi, none ngenze nteko nshaka nk'inzu nk'icumi, ufite payi zanjye, akuhe public address, akwereka uburyo ukora transaction, avuga ati mbo ufite ibibanza yigwa nawe ke sawa. Nukuvuga ngo nta kwibwa kuzabo, kuko uzafite aho ugenda ukabariza ibyawe. Ntibivuze ko abakora online mutabagurira, yego kuba bishoboye, ariko noneho isoko rya gusavinga buri kimwe. Sibe izabasavinga buri kimwe cyose uzahituma ikikuzanire. Nugira ikibazo ujye kuri biro ubaze, amaso ku yandi. Aho iryo soko nimubona irindi nkaryo rikoreye mu Rwanda naryo muzarigana, ariko iri ndaribashimiye. Mu Burundi ndaribashimiye, muri Tanzania ndaribashimiye, Uganda, Kenya, aho hose afite ibyicaro no mu bindi bihugu byo muri Afrika hirya. Bakagira icyitwa Sibe Bank. Sibe Bank, banki yose igira amakonti atandukanye, nabo bafite amakonti atandukanye, aho bazafasha nk'abapiyoniye kubitsa amapi yabo. Ayo mapi bakayakoramo ibikorwa runaka, imishinga yawe ikajya mbere wifasha za pi zawe wabitsemo muri banki. Icyo nacyo ntacyo gitwaye, ni cyiza cyane. Hakabona amakonte bloke, ushobora kubitsamo konte payi zawe ugamije inyungu, ukavuga uti none mfite payi 500, 10, ndabakwiza nka payi 1000 muri konte bloke zo z'inyungu, cyangwa mbe nira nyungu izange zibe zibitse. Yes, bra konte bloke ni kimaze, ubitsamo amafaranga miliyari 5, uvuga uti mbonye yize konte bloke, ugasanga wenda for example baje kujyona nka miliyoni nk'ibihumbi 200 ku kwezi. Ubuze nzajya nirira ibyo ngibyo, harimo fuel, harimo rasiye mu rugo, harimo ration ihagije, ibyo kurya mu rugo, ugakora stock, ariko za miliyari zawe zitakozweho ziraho zikaba zikungukira, nguko uko na iriya konte bloke izakora. Rero niba abantu biteguye kubaha serivisi zose, bakabiteguye kwegereza banki izabasha kubabikira izo payi zanyu mu rwego rw'imishinga mufite yagutse, cyangwa se gukora amakonte bwo kugamije inyungu runaka, ibyo byose izo konti zose zirimo muri Sibe muzazigana. So rero hari amakampani amwe namwe bafitanye amasezerano hanze bazakorana nabo, azajya tuma product zose mukeneye zibageraho. Nta kabuza mugane Sibe network akanyitunza urutoke. Ntago nitaye ku myumvirano batandukanye, ariko jye navuga ngo si tukuri mwebwe mwumva ko musobanukiye ko gukorana n'ubuyobozi. Bura iyo iki company Rwanda ifite ubuyobozi uhura nayo maso ku yandi, ntako biba bisa, ntacyubura, n'ikiguzwe kikazimira barakikwishyura, barakikuriha, ndetse banagukorera bishimye banitwaritse, kuko bazi neza ko muzahuza amaso ku yandi. Si kimwe nuko ushobora kugura isaha ya or pure
ukayigurira mu Budage ikazakugeraho ariyo garanti ukazayibona hashize igihe. Ntabwo ariko biri. Murakoze cyane. Iryo deni ndivuyemo ryo kubatungira urutoki isoko. Ntabwo twari tuzi amasoko azatsinda njya kubibemerera. Jewe nakoze research nkora investigation ntababariye ntaciye ku ruhande nta kimenyane, kuko ndumva na nyiri isoko wa Sibe ntabwo tuziranye, naba mwumva gutyo ngo namwe mumwumva, ariko icyo nzi cyo nuko ibikorwa bye birivugira bikanigaragaza, ntibyatuma nta mutunga urutoki. Rero ntunze urutoke Sibe muyikoreshe, ni isoko rizaba ririzima ku bazabishobora. Niba mu Rwanda mutabashije kuyahiramo mu Rwanda kuko wenda hari impamvu, rihahiremo i Burundi rirakora, rihahiremo muri Tanzania rirakora, ku Kivuko hariya hasi barinjiza. Donc nta kabuza Sibe izakorera hose, n'aharenze mu biyaga bigari irahakorera, ibere muri Afrique de l'Ouest izamanuka isakareyo, no mu Burayi yakora ko isoko mpuzamahanga. So ntabwo rero tugomba gukoresha isoko tuzi ba nyiraryo, ahubwo kuko gusa ari isoko tuzi ko rifite ubwo bubasha turariyoboka. Ubwo nitugira amahirwe natwe na CEO waryo tuzamumenya, tumubaza amakuru, tuganire nawe, tumanutse tuhatume. Nta niyo tutamenya CEO waryo ko bari abayobozi bari hejuru, dushobora kumenya ba Twayisibe bari bahagarariye ibihugu, mukunze kubita ngo ni ba DMD, sinzi ukuntu ngenda mbyumva. Nko mu Rwanda mufite Bosco, uwo ngo arayihagarariye cyakora wenda muzi, ariko wa Tanzania ntago muzi. Si ngombwa ko mumenya, ahubwo ni ngombwa ko ama service kandi akafite biro runaka. Ngiki kiza gihari. Reka ndekera voice note ibaye ndende, nariho mvamo ideni naribemereye tutaramenya amasoko azemererwa gukora ku mugaragaro, aho agiriyeho nkomeza kubikurikirana nsanga irifite amabiro tubasha kwigiraho n'ibyo twakabaye dukoresha, ntababujije kwihahira gukoresha nandi, kuko nka P2Go izajya iduha urugero nk'amatike y'indege ntago ndumva hari uyihagarariye mu Rwanda. Ahari mwambwirage ntabyo nzi cyane ko ntanahari wenda ngo mbimenye mbinabikurikirana, ariko burya isoko rifite biro ahantu muzarikunde muryiteho. Ngayo nguko nta deni nkibafitiye, twaragendanye muri payi tugeranye ku musozo, mbasigiye isoko mwahahiramo. Ntihagira abaca intege ngo wenda ngo jadaziranye na nyiri isoko, ntabwo tuziranye. CEO numva ko hariho CEO ariko ntabwo tuziranye. Cyakora nka champion we yabaye DMD waryo, twari tumuze nka champion mu Rwanda, mbikoze kuko anyway nimenya naryo ryari riri mu masoko ngira ngo ataremererwa. Na mu masoko nakunze kunya ryo ntiryanazagamo cyane, ariko rimaze gutambuka rigeze ku rwego rushimishe, ndavuga ngo no, iri soko rifite ama office hirya no mu bihugu, kandi aryo dutembereramo bituzengurutse, vomyeke aryo twakoresha. N'urwo rwego nakomeje kurisesengura mu yandi naryo, ndavuga ngo iri ngiri sasa iri. Naho abayobozi baryo tusanga tubamenya nta kibazo cy'ingenzi, ni service nziza bazaduha. Murakoze. Nabashimiraga nsoza mbabwira ngo mwarakoze kumbanira, mukamvugisha neza, mukanyihanganira. Hari igihe navuganaga uburakari bitewe n'udukosa tumwe na tumwe twanyanga tuba muri bagenzi bacu. I'm sorry. Ariko kandi mwaranakoze ko intwari mugahagarara mudatsinzwe kugeza ku ntsinzi. Tujyanye ku ntsinzi rero nicyo navuga, abatayibona agenda yibona. Hanyuma kandi ideni nari mbafitiye nongeye mbivuge ngo ndivuyemo. Ntunze urutoki isoko rya Sibe, muzaryegere muri bakorere, kandi izajyaho service nziza. Imigabo n'imigambi yaryo bazayibagezaho uko biri kose. Nakomeje kubikurikirana, ejo bundi namenye ko rifite itariki rizabaho aho yo rizafunguriraho imiryango mugatangira gukora naryo. Nta kibazo, niko amasoko yose ameze. Mu minsi y'imbe nibwo azatangira, nibamara gutanga buri ibiciro bya payi bakanatangaza byose ku mugaragaro, amasoko byanze bikunze ahitagira umyiteguro ya nyuma ko bariteguye babone gutangira kutwakira. Murakoze, mugire ibihe byiza, murakarama.